Turagushimiye wewe udukurikira. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo, reka tukubwira ngo nibibane nawe. Iyi ni Humura TV, umurongo mugari ugenda ukugezaho ibiganiro bitandukanye bigendanye n'iyobokamana. Aha tukugezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo n'ibindi biganiro bitandukanye bigendanye n'iyobokamana. Turagushimiye aho dukurikira 5 kuri 5. Turagukunda. By'umwihariko warangije ukora subscribe, reka tukubwira ngo uri umugenerwabikorwa wacu wa buri munsi. Kandi nawe reka tukubwira ngo turagukunda. Nawe utari wakora subscribe, tuguhaye kaze kugira ngo ukore subscribe, tujye tubona uko tukugezaho ubutumwa bugufi bukwereka ko hari ibiganiro byacu bishyashye tukugejejeho nk'umugenerwabikorwa wacu wa buri munsi. Tutabarambiye, reka twihute tugere ku nkuru yacu y'uyu munsi. Iyi ni inkuru y'ukuri, ni inkuru y'ibyabaye, ni inkuru yabayeho, ni inkuru yagaragaye. Wewe udukurikiye, iyi nkuru tugiye kukugezaho urasabwa kuyumva witonze, warangiza ukizera Imana, ukizera ko yagukorera ibitangaza biruta cyane ibyo ugiye kumva muri iyi nkuru. Reka tutakurambiye, iyi nkuru tuyitangire, nawe dukurikire. Umugore yari ku rugendo, yageze ahantu ku rusengero, aragenda ajya kureba umupasiteri ari kurira cyane ati nimumfashe. Pasiteri ati none nagufasha iki ko mbona nta kibazo na kimwe ufite, ubundi urarizwa n'iki? Umugore yakoze mu ishakoshi ye akuramo ifoto ye ya kera ayereka pasiteri. Pasiteri ayibonye abona koko uwo areba atandukanye cyane n'uri ku ifoto kandi ari we. Pasiteri yaketse ko uwo muntu ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane. Amubaza ikibazo yaba afite. Umugore yaramubwiye ati rwose muntu w'Imana, njye naripimishije nsanga naranduye agakoko gatera sida kandi mfata imiti, ariko maze kurambirwa, nsengera wenda mfe ariko ngende ndi umwere. Pasiteri uko yagafunze amaso asengera uwo muntu, Imana iramubwira ati bwira uwo mugore ko icyo cyemezo atwaye mu ishakoshi cyemeza ko afite agakoko gatera sida atari iki. Pasiteri aramubwira ati muntu muvandimwe, fata icyo cyemezo ukijyane ku wundi mudogiteri, kuko Imana inyeretse ko nta gakoko gatera sida ufite. Kuko yaragiye ajya gushaka undi mudogiteri, bamusuzumye basanga bamuha igisubizo cy'uko nta gakoko gatera sida afite. Yagarutse muri rwa rusengero asenga Imana, ayishima, ayihimbaza kubw'ibitangaza yari yamukoreye. Pasiteri nawe aramushimira, amubwira ko atagomba kwiheba mu buzima bwe, kuko hari Imana yumva aya masengesho. Wewe udukurikiye, uyu mugore ibi ni ibyamubayeho, ariko birashoboka ko waba udafite agakoko gatera sida cyangwa se ukaba unagafite. Ariko reka tugaruke, wewe ufite ibindi bibazo bitandukanye ndetse nawe ufite ubundi burwayi butandukanye, turagira ngo tukubwire aya magambo, kuko nawe niwizera Imana, ndahamya nashidikanya yuko ibibazo ufite biraza gukurwaho uyu munsi. Niba uri umukene, icyo cyemezo ufite cyemeza ko uri umukene ntabwo ari icyawe. Niba utarabona urubyaro, icyo cyemezo cyemeza ko utabyara ntabwo ari icyawe. Niba urwaye, icyo cyemezo kikwemeza ko ubwo burwayi bwe budakira ntabwo ari icyawe. Niba nta kazi ufite, icyo cyemezo cyemeza yuko uri umushomeri ntabwo ari icyawe. Niba ufite agahinda, icyo cyemezo kikwemeza yuko ufite agahinda, kinagutera agahinda, ntabwo ari icyawe. Niba uri mu byago, icyo cyemezo kikujyana mu byago ntabwo ari icyawe. Niba uri gutsindwa n'ibizamini, icyo cyemezo gituma utsindwa n'ibizamini ntabwo ari icyawe. Icyo kintu cyose kiri kukubuza ibyishimo, ndagira ngo nkubwire ko icyo cyemezo cyangwa se icyo kintu atari icyawe. Mu gihe ugisenga Imana, ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa kwizera. Ndetse si n'ibyo gusa, nanjye ndagusengera ngo Imana yo mu ijuru igusure uyu munsi, iguhe icyemezo cyawe
cya nyacyo. Hari abantu benshi batwaye imitwaro itari iyabo imyaka myinshi kuko batarabona imitwaro yabo bwite, ariko uyu munsi icyemezo kibi gihinduke. Ikiriza ngo amen. Icyemezo cyiza kize ku buzima bwawe kizanwe na Yesu Kristo uyu munsi. Ikiriza ngo amen. Agahinda wari ufite uyu munsi kakuveho mu izina rya Yesu. Ikiriza ngo amen. Uburwayi wari urwaye uyu munsi bukuveho mu izina rya Yesu. Ikiriza ngo amen. Uyu munsi akazi wari warabuze ukabone mu izina rya Yesu. Ikiriza ngo amen. Intambara wari uri kurwana uyu munsi zikuveho mu izina rya Yesu. Ikiriza ngo amen. Urugo rwawe rwari rwarasenyutse ndetse rimwe na rimwe ukabona ibimenyetso bigaragaza ko urugo rwawe rwari rugiye gusenyuka, uyu munsi rwubakwe mu izina rya Yesu. Ikiriza ngo amen. Weho wari ukurikiye iki kiganiro ndetse wari ukurikiye iyi nkuru, birashoboka ko ibibazo byawe bitavuzwe muri iyi nkuru, ariko n'ubundi ndakomeza kugusengera nkwingingira Imana Data wa twese, nkuhendahendera iyera yo mu ijuru, ifite amaboko, iyambukije Abisiraheli inyanja itukura, iyakuye umusozi imbere ya Zerubabeli, yagaburiye abantu 5,000, iyavuze ngo uko narindi kera na n'uyu munsi niko nkiri. Niyo ndi kukwingingira ngo n'ubundi nawe uyu munsi gusure kandi kugirire neza. Ndagushimiye weho wakurikiranye iki kiganiro uyu munsi. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo reka nkubwira ngo nibibane nawe naho ubutaha. Ciao ciao.